Yes, reka nongere mbasuhuze ari nako mbaha ikaze mwe mudahema kubana natwe hano kuri chaîne ya Icyizere Family TV mu makuru n'ibiganiro tugenda tubagezaho umunsi ku munsi. Inshuti zacu aho mugiye muherere mu mande zigiye zitandukanye, mwese mbahaye ikaze. Mbabwira ngo niba ari bwo mukigera ahangaha kuri chaîne ya Icyizere Family TV, icyo bisabwa kugira ngo mujye mubonera amakuru yacu ku gihe, icyo bigusaba no kurebaho munsi ya video ugakanda subscribe, share na like na comment, ukagira uruhare mu biganiro tugenda tubagezaho umunsi ku munsi. Uyu munsi turi ku itariki 18 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'ibihumbi 2025. Amakuru tugiye kureberaho rero ni amakuru ari kuvugwa mu turere tugiye dutandukanye, aho abasenateri bari gutabariza abaturage batuye ku birwa bigiye bitandukanye yuko bagomba kwimirwa bagakurwa kw'ibyo birwa. Ayo niyo makuru tugiye kuba turambura ahangaha kuri iki chaîne ya Icyizere Family TV. Ngende inshuti Isaac ugiye kubagezaho aya makuru, nimujye kure mu kanya ndaje tuyarambure. Ubwo tukagira tuti twegera abaturage hakiri kare, tubategure uburyo bazategura uyu murimo. Tugerageza kwitangira mituwele. Ubuzima bwawe buri munsi umuramo mituwele, ntakenera nk'agatungo nkakabona Niteze imbere. Nigeze nkuramo inka nubwo yapfuye. Yego. Ariko ngubu ntabonamo agahene n'inkoko ndazifite. Nkuko nari mbibabwiye rero, senateri Cyitatire Sositene yagaragaje ko ibibazo biri mu baturage mu birwa bigiye bitandukanye bishingiye ku mibereho myiza y'abaturage. Bivuze ngo rero hari ubuzima, hari imibereho myiza, abaturage badatuye ku birwa imibereho myiza igenda ibageraho, ugasanga hari imihanda, hari amasoko, hari amavuriro ndetse hari n'amashanyarazi, hakaba hari ibikorwa remezo bigiye bitandukanye biba biri mu baturage badatuye kuri ibyo birwa. Ariko bikaza kugaragara yuko abaturage batuye muri ibyo birwa bigiye bitandukanye iyo mibereho myiza abo baturage batayifite. Cyitatire Sositene rero ni umusenateri yatabarije abaturage avuga yuko bagomba kwimurwa kw'ibyo birwa kugira ngo babeho ubuzima bwiza bw'abanyarwanda nk'abandi bose bagiye batandukanye batuye kuri iki gihugu cy'u Rwanda badatuye kuri ibyo birwa. Bivuze ngo rero ni abaturage bari mu turere tugera kuri 6 bari gutabarizwa kwimurwa muri ibyo birwa biri hagati mu mazi, bitewe n'uko ubuzima bw'abaturage butameze neza cyane. Abo baturage rero bagomba kwimurwa bazimurwa ku birwa bigera kuri 11 biri mu turere tugera kuri 6. Abasenateri benshi bagiye batandukanye rero bagiye bagaruka muri uyu mugambi wo gusabira abaturage kugira ngo bimurwe bakurwe muri ibyo birwa bigiye bitandukanye, hanyuma batuzwe aho imibereho myiza izajya igenda ibageraho umunsi ku munsi. Senateri Dusingizemungu Jean Pierre we yerekanye ko abatuye ku birwa bakwiye kwimurwa hagasigara ikirwa kimwe aricyo cya Nkombo. Ahandi hasigaye rero ku bindi birwa bigiye bitandukanye hagategurirwa ibyanya by'ubukerarugendo. Bivuze ngo rero ikirwa cya Nkombo nicyo kizasigara gituyeho abaturage, ibindi birwa byose bituyeho abaturage bagomba gukurwa kw'ibyo birwa kubera ko nta terambere rigenda ribageraho mu mpande zigiye zitandukanye, yaba ari amashuri, amavuriro, imihanda ndetse n'umuriro ndetse n'ibikorwa bindi n'ibikorwa bya leta bigenewe abaturage. Ibi bikorwa rero aba baturage batuye kuri ibi birwa bigiye bitandukanye ntabwo bibageraho, niyo mpamvu bari gusabirwa kwimurwa bagakurwa muri ibyo birwa, hagashyirwaho gahunda yo kubatuza hamwe n'abandi banyarwanda badatuye kuri ibyo birwa. Uko nabibabwiye abagiye babigarukaho ni benshi. Visi Perezida wa Komisiyo Senateri Niyomugabo Cyprien yagaragaje ko abatuye mu birwa bitandukanye usanga batekereza ko ubuzima bafite ari bwiza kubera ko babumenyereye muri gakondo yabo.
ni nyuma yo gufata umwanzuro nyuma y'aho bakoreye ingendo ku birwa bigiye bitandukanye muri utu turere dukurikiye akarere ka Bugesera, Musanze, Burera, Rutsiro, Nyamasheke ndetse n'akarere ka Rusizi. Nyuma yo gusura rero ibi birwa biri muri utu turere ari two tumaze kuvuga hejuru, nibyo mpamvu baje gufata umwanzuro y'uko bagomba gukurayo abo baturage bakabatuzanya hamwe n'abandi banyarwanda mu gihugu badatuye kuri ibyo birwa bigiye bitandukanye. Ni ingamba guverinoma ifite ngo imibereho yabo imere nk'iy'abagenzi babo. Bivuze ngo rero iyo umuturage yamenyereye ahantu kuhamukura ntabwo biba byoroshye. Hari igihe uhamukura akavuga ati iyo bandekera ahangaha hanarindi ntacyo hari hantwaye. Hari n'igihe bahamukura yamara kuhava yabona ubuzima abayemo aho ari akabona butandukanye n'ubuzima yari arimo aho yari ari. Bivuze ngo rero ababa babyibuka igihe cyaraje baca nyakatsi, bamwe birababaje, ariko kugeza ubu ngubu iyo umunyarwanda aho ari iyo aryamye akumva nta mvura iri kumuvira, nta bisimba biri kumugwaho bivuye mu byatsi, nibwo avuga ngo ibyo badukoreye ni byiza. Iyo umuturage rero ikindi nanone iyo bamukuye aho yari atuye mu manegeka, bamara kuhamukura igihe cy'imvura ikagwa akabona hamwe yari atuye harakundutse cyangwa se ibiza biraje birahoroshe, nibwo avuga ngo leta y'ubumwe irankunda ntabwo inyifuriza ikibi. Ibikorwa byinshi byagiye bikorwa rero ugasanga kubyakira ntabwo bamwe babyakira kimwe, ariko uko byagenda kose nta muti n'umwe ushobora kuryoha, nta muti ushobora kukuryohera uko byagenda kose, ahubwo umenya ingaruka z'ibyiza umaze gukira. Bivuze ngo rero iyo urwaye ukajya kwa muganga bakaguha imiti ukayinywa ugakira, iyo umaze gukira nibwo uvuga ati abaganga bakoze ndetse n'abanjyanye kwa muganga nabo bagize ute bakoze. Niyo mpamvu rero iyo bavuze ngo dushaka ko ubuzima bugenda neza cyane, usanga iyo dushaka ko abaturage bose ubuzima bumera neza cyane, ugasanga hamwe hari amazi meza ahandi ntahari, hamwe hari umuhanda ahandi ntaho hari, amashanyarazi hamwe arahari ahandi ntahari, kandi ngo ni abaturage bose b'abanyarwanda. Ugasanga rero ntabwo bimeze neza cyane. Niyo mpamvu mbabwiye ngo umuti wose uvura ntabwo umuti uryoha uko byagenda kose, gusa iyo bahagukuye nk'aho ngaho nyuma nibwo utekereza ukavuga ati ibi bintu ni byiza ibyo bankoreye, ibyo banyifuriza. Barangiza nyine ukishima ukabona ko hari aho wavuye habi, hari ahandi heza ugiye. Nta mubyeyi ushobora kwifuriza umwana we ibibi, nta mwana ushobora gusaba umutsima umubyeyi ngo amuhe ibuye, kandi nta n'umwana ushobora gusaba umubyeyi we isambaza ngo amuhe inzoka. Oya, ntabwo bibaho, kirazira. Mwakoze cyane rero kubana natwe mu makuru twabateguriye, twagira ngo turebere hamwe ibyo biba bigenda bivugwa hirya no hino mu makuru agiye atandukanye. Nzi neza ko namwe mba mababereye kugira ngo mbagezeho amakuru aba arimo aragenda avugwa hirya no hino. Mwakoze cyane kubana natwe, nimujye kure yacu, turabakunda kandi turabazirikana umunsi ku munsi.